Ndi papa sava. Ariko Tanazi ako singakubwire gufungana umutwe. Urashaka iki ntabwo Cyeko ko ibyo hanze navuze ko mbikora wakoze ibyara ku muryango. None sara ntago nakubuye karuri ko wakubuye se gutureba ibintu bicuzuye hariya by'imyanda. Ndabiyora nyuma. Reka mubwire. Umva, gihoreye ngikore. Ariko waretse kunjagaraza. Ariko nawe ntukanjagaraze. Wahwereye arakora none kubwiye abantu babona uturi kwitora toza aho ngari yiye myanda. None si ntago ari imyanda. Uri kureba n'amaso ngira yo kubona imyanda n'igitari umwanda. Cyangwa urashaka ko ni ari byo baza bakaza. Mwiriwe papa sava. Ndabona uhakeye. Ndari barangije. Barahagera ryari? Ni mukanya bari mu nzira baraje. Undebere nawe. Aha nakubuye iminota 30. Ubu ari ahana hari ikibazo ntiye. Nimbere aho abantu bari bubasangiye. None se uri mu biki wakoze ibyo papa sava ngiye nanga umuntu uza kuntegeka ibintu ngiye ngomba gukora kandi kuvuze ngo usingagire gute? Umva nyine mbanze ngo singagire gute? Wabanje kumva se ibyo bakubwira. Aka ngaka ni ko muri buhanuza imirayi. Sibyo ubu no gukwaradura ni. Sinari marangije se? Sawa. Wakwanya. Sibyo? Umva Tana. Waretse kunjagaraza nkikorera ibyo nkora. Niba ndi gukubura nago naranda nakigutsindagira muri ako kanwa ugwe tucecekera rimwe. Hase wagiye utuza make ucisha make yakoko. Wagiye ucisha make uzazamuka nanjye nzamuka ariko tuzarubana. Ahubwo uri kubura gukora ibyo ukora waharuya. Haruri ibingibi basinze byikurireho. Nose ntago twasiziranye ko ari wowe ugomba guhara. None se ko nakubwiye ko kambyikore. Ako shaho ari umunsi umwe nza ubu twari tukunana kudutoraga. Nasa kudutoraguye sucitse amaboko. Kudutoraguye ucitse amaboko. Ko tubananga nk'abana b'abavandimwe. Kucyumva kwiteka twakagombye kujya duterana amagambo gutya. Nasa kubera iki wumva ko imirimo isuzuguritse yose ari ngiye ugomba kuyikora. Rero nkubwire nta n'impamvu yo kugira ngo duterane amagambo. Umva se nkubwire none se ntago ndi kukumva urabona amatwi nayo waneza amatwi se ukava muri ibyo tukavuga. Okay kwari uri kuvuga ngo abashyitsi bawe ngo bari hafi kuza nanjye nkavuga ngo reka nkore vuba ngaho mbwira. Urabona turi abantu b'abagabo sibyo? Kandi twakagombye gutekereza tukajya inama ibintu byose tukabihuza neza tudahanganye. Ibintu byo kuvuga ngo njye ntigire nkawe wenda uri imbeba njye nkabipusi nta mpamvu yo guhigahigana ahangaha. Ibyo ngibyo rero yaba warakabimenye mbere y'igihe cyose ukabimenya ugatekereza mbere ukarezona cyo bita kurezona. Ntabwo ibyo byose biba biri kuba. Okay reka tubirangize ibibazo tujye kubishyira ku murongo sibyo? Tumena nkaho dutangiye bundi bushya nk'abavandimwe sibyo? Nibyo nyine. Kanya abashyitsi bagiye kuza kunsura kandi bagiye kunsura mu mpamvu zimfitiye akamaro nawe urimo. Ibyo sura bimenya ko ari wowe bifitiye akamaro. Ni wowe akaye kamaro se ngiye bimfitiye. None se wanjije we urya wakoze iki hano? Nese utangiye kunyurira. Wowe yarwara urugero nguhaye urya wakoze iki? Cyo sakamaro ka mbere kuba baje se bakampakaza. Sakamaro ka mbere. Reba kabutura wambaye. Ubu surambwira ngo uretse kuba wenda ujya ku muhanda ukakambara akagira ngo wenda n'agasoko iki k'umwana wenda wo muri primaire ntago abantu bakunyuzamo ijisho uretse ko ngira ubu se nguri ndi pantaro nkaguye ngiyi ntago uzicara ugatsapu kamererwa neza. Tuza rero ngwina nako tujye inama bagiye kuza kundeba kandi ni mu mpamvu z'akazi. Kugira ngo akazi gakunde birasaba yuko baza bakabanza bakareba yuko ibyo nkora bifitanye isano n'ibyo nsabira iki akazi. Urabizi nize santé et environnement. Kuba rero nize santé et environnement kubogera hanga bagasanga hasa nabi ni ingingo ya mbere insinda kuko ngomba
gukora akazi gafitanye isano n'ubuzima bushingiye ku bidukikije cyangwa ubuzima burebera bushingiye ku isuku. Isuku ni iki? Isuku. Bityo rero tugomba kuba dusa neza, ukarabe ubusa neza, woza amenyo. Urumva ibintu byo gusekera abantu bakikanga yuko ari ibintu by'inuzo bihatarangiye muri amenyo, ubikosore, uhite mujya mu gikari cyangwa woza amenyo. Si sawa? Sinkakubwira kandi ibintu bikureba ngo urakare. Noneho rero nibagera ahangaha ngomba kubasobanurira ibijyanye n'akazi ngomba kubakorera. Habwi ni jewe ibya filime nabikora, ibya video nabikora, ibyo gutanga ubutumwa butandukanye byo ku maradiyo nabikora. Urumva habasobanurira ukuntu ibintu bijyanye n'indwara zandura mbizi, ukuntu ibintu bijyanye n'ibyorezo mbizi. Urumva hababwira ukuntu nzi ibintu bijyanye no kuvuga ngo kwirinda ibiza mbizi. Urumva kuvuga ngo ibidukikije mbizi. Buraza bakubita n'agatekerezo ko gukoresha ibintu byitwa single use plastic. Ibyo urabizi? Ibyo urabizi? Okay. Urabizi ibyo? Oya urabizi? Ndabyumva. Guhumanya ikirere. Ibyo ngibyo urabizi? Si gahunda si turaje ishinga. Ibyo byose nibyo ngomba kubasobanura mbinyujije mu mavideo nkabisobanura. Wabyumvise? Ndagusabye rero uvuga amagambo make. Uvuge iki? Uvuga amagambo make, niba na ngombwa ntuzi imbere yabo. Nisobanurira ibintu byanjye neza, mbaho umushinga wanjye neza, mbabwira ukuntu nabyamamaza, nkabidesigninga, nkabikirariye, ngatanga ubutumwa. Turacyumvikana. Njye niba nsanga mu turimo ntacyo bintwaye, ahasigaye ndahikorera. Jya gukaraba. Genda ukarabe, ufite akuka kabi. Genda ukarabe. Sawa. Ibisura byikorera noneho. Genda byikorera ibi ngibi. Ubundi iyo wagacishije make mbere. Ubundi se tuba dupfa ubusanga. Tuba dupfa ubusa. Oya. Sawa. Reba utuntu bashobora no kwinjira mu nzu bakagira niba ari utuntu tujagara aho ngaho tunkurira. Byose biratunganye. Sawa. Ni karibu. Ngiriwe neza. Ni mu masoko sha. Ni mu masoko. Rega. Kamera komeye. Isuku ni isoko y'ubuzima. Muraho neza. Amakuru. Muraho neza. Amahoro. Komera cyane. Makuru ni meza nacyo. Ntabwo renzi ko abantu b'abasore namwe mujye mufata akayo mugakubura. Ubusa niho baba hano hasa naga. Oya, isuku igomba guhera kuri twebwe rega. Bisa rwose urayifite pe. Oya nibyo. Gusa muri hangana nakabaye nabikoze kare. Aya masaha nkaba ntegura utundi dushinga n'iki byose. Oya ariko haracyari na kare ntabwo bura. Umwanya babaye mutoya. Haracyari. Ariko nari nzi ko muza wenda mutagira ngo nimwe byo kugwaho umuntu wenda ajagaraye. Nari bizi ko muza rwose. Turakugendereye rero. Ndabashimiye. Turakugendereye. Ubu twaguhisemo muri kampani yacu. Narabibonye kandi narishimye. Twaguhisemo. Twari tuzi rero nka komite ishinzwe gukurikirana ibikorwa, twari tuje kukureba nyine ngo twongere tubinoze. Ntabwo ari bibi. Sinaza n'udutebe se mukicara. Oya ntacyo bitwaye. Ntabwo turi butihuta kuko tufite n'ahandi turi bujye gusura. Byari hano ngenda kureba n'abandi ntabwo ari wenyine. Ahubwo tujya tukubaza utuntu duke. Ni dukeya mbega no kugira ngo narizi ko ari ukureba mu rugo wenda nkazaza wenda. Oya. Icyambere cyo wagitsinze cy'amasuku dore dusanzwe yarimo. No kugerageza urumva nibyo nubwo hano atari iwanjye ariko ngomba kuhagirira isuku nk'iwanjye. Ariko ni iwawe uretse se wowe uhaba. Nibyo mvuga nyine. Ukimara kwishyura nyir'inzu ibibaye yawe burya. Burya bari yawe. By'agateganyo. Bari yawe. Reka ducuruze uburyo umwete mugenzi wawe. Turimo kwihuta rero turagira ngo utuganirize neza mu bigendanye n'uburyo uzadukorera kara kazi. Ubundi wigeze wandika ikinamico yo mu ruhame? Yego. Ikinamico mu ruhame naranditse nyinshi. Narazanditse nyinshi. Nzandika mu bice bitandukanye ariko wenda turagenda tugaruka cyane ku by'ubuzima mwagiye muvuga ruguru. Ikinamico nayanditse
nari nabanje gukora ikinamico yari ishinzwe gukangurira abaturage gukorera mu matsinda y'ingo ijana muri buri mudugudu mu rwego rwo kugira ngo babungabunge kandi bagire isuku mu rugo. Iyo kinamico yari yubakiye kuri izo ngo 100, yari ifite gahunda yo kugira ngo bahurize hamwe ikimoteri. Murabizi ntabwo abaturage ubwo nibijyanye n'isuku n'isukura mu rugo. Ubwo ngiye kuvuga ubwo isuku yo mu rugo. Muri iyo kinamico wanditse watugaragariza byibura nka sene yatumye abaturage bahindura imyumvire kuko sene ni nyinshi ni hafi ya zose kuko urumva ntabwo navuga ngo byose byavugaga isuku 100%. Twashyiragamo n'izindi gahunda zitandukanye, kubasha kugira ubuzima bwiza, koroherana, gufatikanya, byose bigenda byunganira kugira ngo dufate inguni nyinshi. Ariko sene yari ihetse cyangwa zabaga zihetse izindi zari zishingiye ikintu cya mbere ku isuku. Yagombaga kubanza igahera ku isuku y'umubiri y'umuntu, isuku y'aho atuye aho hafi, n'isuku yamukikije, ndetse n'isuku muri rusange y'ibyo afite. Reka nanjye nkubajijeho gato, nk'ubu tugusabye ko udukorera nk'akantu k'akavideo twakoresha wenda nko ku bitangazamakuru ubwo bigaragaza amashusho, ako wabishobora wigeze ugakoraho? Yego byaterwa n'igitangazamakuru muvuga kuko buriya bigira n'ubwoko bwinshi. Hari igihe ishobora kuba televiziyo nk'uko mubivuze, ishobora kuba imbuga nkoranyambaga nk'uko mubivuze. Ibyo byose ntabwo bigira amavideo asa, kuko uko video iba ntoya, uko iba ntoya niko igira ubutumwa bwihuse kandi butambutse vuba bunini. Ntabwo ingana niyo twakora ikaba ndende. Ariko zose wazikora? Zose nazikora kandi neza, bitewe ndetse n'icyiciro cy'abarebwa. Ariko hari akandi kantu ntekereje, ibintu bya radiophonique waba ubiziho? Hari notion waba ufiteho? Yego, radiophonique mbifiteho notion. Zirimo ibice byinshi, wenda ntavugira hanga ngo mbirondore imbirangize. Ishobora kuba wenda ari agateatere gatoya cyangwa nini, ishobora kuba ari ako publicité muvuga, ishobora kuba ari ubutumwa butari na teatere byibura iminota 15. Iminota 15 yego byakunda. Iyo yabigizwe n'uduce tw'amaseri. Ari wigeze wandika? Nanditse nyinshi. Nayivuze iyo ngiyo navuze. Ngira ngo uri umwanditsi uri n'umukinnyi niko twabibonye aho wadepoje, aho ibyo watweretse nyine mu byo ukora. Ese duse nk'aho dukinira ijwi rimwe mu zo wakinnye twumve wenda se. Ariko jewe mu by'ukuri keretse niba ngombwa ko nkina, akenshi abanditsi ntibakina, ariko ndanakina nibyo bikora byose. Kumbe n'uburyohe bw'iyo kinamico. Nicyo numvishe bivuga ko wowe wabasha kwandika ariko ntabwo wabasha byibura no gukina filime. Nakina si byose, ariko ari byo nakina kandi neza. Sinzi niba wenda tutaruhuza imirongo migari se ngo wenda bace n'amafaranga ubu. Ndetse serakunda nizo gahunda turashaka kujya gukoresha kugira ngo tukujyane tuzi nyine twabanje kurana no kunukina nuko bimeze n'ejo twumvishe. Kuko niyo mpamvu twaje kuri tele. Ubundi twari kuguhamagara kuri telefone tukayikubwira. Karamba bwire mwabavani. Akantu k'amasegonda nk'abiri kugira ngo dukore ibintu kandi kinyamwuga nge nabahaye dokima zanjye. Nize santé publique. Sibyo? Yego. Ndangije niga santé environnementale. Nakoze hygiene n'assainissement muri secondaire. Nukuvuga ngo ni ibintu bishoreranye. Mfite amashoti kose menshi cyane ku bintu bijyanye n'isuku n'isukura, kwirinda ibiza, urengera ibidukikije n'ibiki byose. Ibi ni ibintu numva abahatisha. Kuba nabakinira aka kanya simbona impamvu yabyo. Nimutumva ibya dokima yanjye zanjye na CV, mureke tuvugane, ngewe nzaze ariyo gahunda tubihuze kuko aka kanya. Noneho ndeke kukuvuna orohereza. Hari ahantu henshi wakinnye, hari ibintu byinshi, hari certificate waba ufite z'ahantu runaka wakinnye, tugaheraho tumenya yuko ibyo bifite experience yawe. Tukanarebera naho ngaho mu bijyanye n'isuku n'isukura. Ndazifite nyinshi ibigo bitandukanye, yaba iby'abikorera n'ibigo bya leta. Twagiye dukorana amahugurwa agiye atangwa, uretse n'ibyo no mu rubyiruko twarahuguwe mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo mfite rwose pe amakuru menshi nabasharinga rwose. Urugero rworoshye ngira ngo mufite ikoranabuhanga.
mpuzamahanga mushaka amazina yanjye kuri ntuza murebe yaba ujya kuri Wikipedia wajya kuri imbuga nkoranyambaga zitandukanye no muri Google ndimo. Okay, twereke noneho mu magambo apana mu nyandiko bitwumvishe cyangwa se bitwemeze koko ikintu cya mbere kizemeza njye nababwiye programme nayo nateguye yo gukora gushishikariza abaturage niba arandi mukizi icyo kintu mumbwira gushishikariza abaturage gukora amatsinda y'ingwijana bagakora ikimoteri rusange none icyo kimoteri rusange bakajya bajugunyamo ibishingwe banabitandukanyije ibiboro kwabyo ibitaboro kwabyo n'ibindi muri rusange sibyo none icyo kimoteri za ngwijana zimaze kwishyira hamwe zikagenda zikabirunda mu buryo abashinzwe kubikusanya babikusanya bikazagenda bikazabyara nk'amakara cyangwa ifumbire muri rusange ibyo byose ni mu rwego rwo kugira ngo bibyazwe umusaruro amacupa bakongera bakayakoramo ibindi bicuruzwa cyangwa se ibindi bikoresho ibyuma bakongera bakabirundanya bakajya kubikoramo ibindi bikoresho nibyo mu gusoza rero cyangwa se tukiganira tugaragarize neza koko ikizatuma abaturage bareba iyi publicity ikizatuma abaturage bareba publicité icyambere izaba ari indorerwamo y'ibibazo barimo mu buzima busanzwe izavuga ubuzima bwabo bwa buri munsi ivuge ibibazo bahura nabyo ingaruka zabitera nanabereka icyakorwa kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. ariko mana nyagasani ubu ngubu batanazi nagorwa n'ukuri kw'Imana ngaho mundebere uyu munyamwana digiti akiragenda ujya kwanika amatora zawe umuntu w'umugabo ungana gutya nyara ku buriri ubu se niyo suku barimo kutubwira ibibasi bikura ahangaho bijyane yicisha make utazajya ushaka no kwiteza rubanda abantu baje no kuguha akazi ushaka kwiteza rubanda ibintu bikuye wacecetse ibintu bikuye karatanana narakuyamye oya reka mbabwire rero bayobozi ariko mwiriwe ibi bintu ntabwo ari ibyanjye ntabwo ibintu njye nigeze mbikora nabyumvishe ngo mushaka kumuha akazi k'isuku namwe mumbwire umuntu ugenda akanyara muri kariya kajori akakanyaramo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu ku cyumweru bikagera kugira karinde kuzura mu cyumba hariya haranuka mana tugikora hano tuje kureba n'abandi matora yarabuze reka rero nkubwire Tanazi ibi bintu ubu ushaka kunkorera byo gushaka kunyicira izina no kumemukira ase mwicira izina mukunatangiye gushaka kunkubita ubwo nimugenda sure ibintu buri kubrikora ugira ngo nyicire izina neza abantu ibintu yamanya n'umutima wawe ko njye nabikoze subihimbiya abantu b'abasore ko guma aho ngaho nawe tujye guteza nimugenda rangu kandi mba kuvugisha ukuri n'ukuri ubu niwe twahakaze wowe twahakaze umuntu nyara ku buriro wowe nyara mu nzu umva twigende none se rata ko mubonye ukuntu agira umwanda mwanyihereye ako kazi oya wowe se nukuri njye nukuri ko Imana ngiye ngira isu ntabwo mubana hejuru y'uko uzanye akajoro ukagatereka imbere yacu digidi